nongeye kubasuhuza mbabwira ngo mwabagaragu b'Uwiteka mwe nimushime Uwiteka. Uyu munsi rero n'ubundi ndacyabasuhuza, amazina ni yayandi n'ubundi ni Claude Tuyishime, mbabwira ngo mureke twongere dushime Uwiteka, kuko muri iyi minsi icyo nshaka nuko dushime Uwiteka. Ndashaka yuko dushime Uwiteka ko yaraturinze tugejeje muri uyu mwaka. Bamwe ntabwo twari kuhagera, twumvaga tutazageza muri aya matariki ndetse muri aya mezi, ariko turahageze. Iryo ni ishimwe rikomeye. Rero nanone uyu munsi ndacyari muri Zaburi y'ijana na 13. Uyu munsi niyo tugiye gushimiramo Uwiteka. Iravuga ngo haleluya, mwabagaragu b'Uwiteka mwe nimushime izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose, uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Uwiteka ari hejuru y'amahanga yose, icyubahiro cye gisumba ijuru. Ninde uhwanye n'Uwiteka Imana yacu, ufite intebe ye hejuru cyane, akicishiriza bugufi kureba ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi. Akura uworoheje mu mukungugu, ashyira hejuru umukene amukuye mu icukiro, kugira ngo amwicaranye n'abakomeye bo mu bwoko bwe. Uwari ingumba mu nzu ye amuha kuyibamo yishimye, ari nyina w'abahungu. Haleluya, amen. Reka nongere nkubwire ngo mureke dushime Uwiteka, mwabagaragu b'Uwiteka mwe. Reka dushime Uwiteka aho turi hose. Sinzi ahantu uri kunyumvuri, ariko icyo nzi cyo niba ukiri kunyumva uracyari muri ubu buzima, uracyari muzima, uracyahumeka. Aka kanya runegera ngo nkwinginga ngo twongere dushime Uwiteka. Niba wumva Uwiteka aragukorera imirimo ikomeye, ongera uzamure ishimwe umushimire, kuko ijambo riratubwiye ngo mwabagaragu b'Uwiteka mwe nimushime izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose. Mureka dushime Uwiteka, kuko Uwiteka icyo yaturemeye kumushima, yaturemeye kumuhimbaza, kuko twese turi ibihangano bye, twese turi ibibumbano by'Uwiteka. Yaturemye rero kugira ngo tumushime, yaturemye kugira ngo tumuhimbaze. Niyo mpamvu izina ryiwe rikwiriye gushimwa. Uwiteka noneho ikintu gitangaje, ari hejuru y'amahanga yose. Nta mahanga kuri iyi si yajya hejuru y'Uwiteka. Nta kintu na kimwe kuri iyi si, yaba isi yaba ijuru, na kimwe kiri hejuru y'Uwiteka. Ninde muntu uhwanye n'Uwiteka, cyangwa se ninde muntu uhwanye n'Uwiteka Imana yacu, ufite intebe ye hejuru cyane, akicishiriza bugufi kureba ibyo mu ijuru ndetse n'ibyo mu isi? Ninde wundi wabona usibye Uwiteka? Uwiteka wacu, Imana yacu idukunda, ajya afata uworoheje, wa muntu mwasuzuguraga, wa muntu twese cyangwa se nawe barebaga bakabona yuko naho wakwigeza. Reba nawe Uwiteka ahantu yagukuye, nawe ukiri mu bibazo, nawe ukiri mu bintu bigoye. Humura, kuko ijambo ryatubwiye ngo akura uworoheje mu mukungugu, akamushyira hejuru, akamukura muri ba bakene ndetse muri ya cukiro yabagamo, akamuzamura akamushyira hejuru, kugira ngo amwicaranye abakomeye bo mu bwoko bwe. Uwari ingumba kandi noneho, haleluya, iki nicyo nkundira Uwiteka. Uwari ingumba amuha kuba mu nzu ye yishimye, akayibamo yishimye, nawe yitwa nyina w'abahungu n'abakobwa. Haleluya. Niba nawe Uwiteka araguhaye urubyaro, shima Uwiteka. Zamura muri comment section uvuge ngo haleluya, Uwiteka yangiriye neza. Ndagira ngo nkubwire ngo twese wadusangiza ishimwe ryawe, ukatubwira ngo Uwiteka nanjye yangiriye neza. Ndagira ngo nkwinginge wumve wisanzuye. Ahangaha naho tugomba gushyira ibitekerezo byacu, twese tugashima Uwiteka. Rero nugira ubwoba bwo kwandika uvuga ngo Uwiteka yankuye mu bikomeye, nanjye yarantabaye, yampaye urubyaro, yankuye mu mukungugu, yankuye. Buri wese afite aho Uwiteka yamukuye. Niyo mpamvu rero ndakwinginze kugira ngo ushime Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo wubahe Uwiteka. Numwubaha ntabwo uzigera ugira ikintu muburana, kuko ijambo rye ryarambwiye ngo ninde wubaha Uwiteka, ngo ibihishwe by'Uwiteka bizajya bimenyeshwa abamwubaha. Kandi koko niko biri. Urubyaro rwawe ntabwo ruzigera rusabiriza niba wubaha Uwiteka, kuko uzubaho iteka ryose. Uzagenda ubona ibyiza muri iyi si, ariko ikirutaho uko wubaha Uwiteka uzabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu mwinginze rero kugira ngo nawe nushime Uwiteka. Niba Uwiteka yaragukuye mu mukungugu, niba uri kubona ibintu bikugoye wenda hari
ukaba uri kuvuga ngo muri gushima Uwiteka ngenda cyane mu bibazo, ihangane, humura, ndi hano kugira ngo nguhumurize, ndi hano kugira ngo nkubwire ngo nta kindi kigukwiriye usibye ko ubanza kubaha Uwiteka, warangiza ukavuga ngo Uwite nanjye narakubashye. Kandi ijambo rye ryaratubwiye ngo nawubaha Uwiteka uzigera ubura icyo amusabye, nawe uzigera yubaha Uwiteka ngo narangiza amukuriremo aho ngaho amwihorere. Ntabwo bishoboka. Ikiruta byose muri iyi si nibyo uri kuhababarizwa, ariko ndagira ngo nguhumurize nkubwira ngo niwubaha Uwiteka hari ibyiza uzabona. Nugera mu gihugu cyo mu ijuru uzahabwa ikamba ry'ubugingo, kandi iryo kamba ry'ubugingo rizaba ririho buri kimwe cyose waruhiye muri iyi si. Wubahe Uwiteka uzabishimirwa, uzabihemberwa. Wafashije abakene, ibyo uzabihemberwa. Wasuye abarwayi, ibyo uzabihemberwa. Wicishije bugufi, urakunda, ugira urukundo, ufasha abandi, ukajya uvuga neza ubwira abandi, wavuze ubutumwa bwiza nk'uku nguku, ibyo ngibyo byose uzahabwa ikamba ryabyo kandi uzabihemberwa, uzahabwa ingurano y'ibyo byose. Niyo mpamvu nkwinginze rero kugira ngo niba wumva hari ikintu kikugoye, ukaba wumva hari ibiri kugusubiza inyuma, nutumbire kuri Yesu, wihane, uce bugufi, wongere ushime Uwiteka, kuko naho Uwiteka atagukura. Niba ajya abasha gukura umuntu mu mukungugu akamwicaranya n'abakomeye bo mu bwoko bwe, nawe yagukura mu byaha urimo, nawe yagukura mu bikugoye, yagukura mu kabari, yagukura henshi hagiye hatandukanye. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo wemerera Uwiteka, kandi numara kumwemerera uzahagarara ushima uvuga ngo yo Uwiteka warakoze. Ndakwinginze rero, reba buri kimwe cyose kiri kugusubiza inyuma, urebe ikiri kuguhangayikisha, urebe ikiri kugutwarira umwanya, kiri gutuma udaha Uwiteka umwanya, nurangiza ugikureho kugira ngo nawe dushimane Uwiteka. Kuko njye muri iyi minsi nuzuye ishimwe rikomeye rivuga ngo Uwiteka we warakoze, Uwiteka we waraturengeye. Ngo mureke mbashimire rero, nshime ko mwakomeje kumvira ijambo ry'Uwiteka. Reka dusengera hamwe ubundi dusoze iri jambo, ubundi tuzongere duhurire mu rindi jambo ry'ubutaha. Mwami Imana yacu, ndagushimiye kubw'ubu bwoko bwawe bubashije kugera kuri uyu munota bucyumva ishimwe ryawe. Ndizera nashidikanya yuko na buri wese wumvishe iri jambo n'ubundi yashakaga kugushima. Ndasenze kugira ngo wakire amashimwe yiwe, ndasenze kugira ngo wongere wumve ko ari kugutakira, ko ari kukwinginga, ko uravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Reka utubere karuhura, reka uturuhure, reka uruhure uyu mupapa, reka uruhure uyu mumama, reka uruhure uyu mukobwa, reka uruhure uyu musore, reka uruhure uyu mwana mutoya. Buri wese mu izina rya Yesu Kristo ugejeje kuri aka kanya kiri kumva ijambo ryawe, buri wese ugifite inzara n'inyota byo kumva ijambo ryawe, ndamusenye kugira ngo ahazwe nawe. Ndasenze kugira ngo Uwiteka ya migomero wavuze ngo izava mu bubaha Uwiteka mu nda yabo, ndasenze kugira ngo ubone nguwo nawe imigisha itembe iva kuri we. Ndasenze kugira ngo umuhe umugisha wawe, ndasenze kugira ngo umuhe imbaraga zawe ndetse n'imbabazi zawe, urukundo rwawe rube muri we, kugirirwa neza n'Imana kube muri we. Ngo nukomeze kutugirira neza rero, ukomeze kuturinda, uturengere, byose ubikore kuko ubushake bwawe. Mu izina rya Yesu mbyambaje urakoze, amen.